ese birashoboka kuba umukiranutsi? Tuzi ko imbabazi z'Imana zikandagira ibyaha kandi ijambo ry'Imana rikomora kuko ari wo muti w'ukuri. Ariko se dukunda ukuri? Nkunda kuvuga nti niba nta kuri kuri muri weho ntuzabona Imana. Shaka ukuri, kunda ukuri, usangize abandi ukuri, kuko uri umunyakuri nibwo uzabona Imana, nibwo uzakiranuka. Turebe rero gukiranuka icyo bisaba, kuko ntushobora gukiranuka udafite ukuri muri weho. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo Imana n'urukundo n'urukundo n'urukundo, buryo bintu tugomba kwigishaho. Ariko reka nkwereke, umuntu akwigishije kuva mu buyobe bw'amadini yozabwonko wakorewe n'idini, nta rukundo ruruta ibyo, kuko abirirwa bibeshya ngo Imana n'urukundo n'urukundo. Ndababaza nti se uburakari n'umujinya by'Imana byo ni ibyande? Tuzi ko Imana isenya ibintu byose igakuraho. Ababirokoka n'imbarwa. Kereka uwubaka inkuge, uhuze yubaka inkuge, ubu ngubu niwe uzabikiranuka. Ese inkuge yawe ugezeho uyubaka? Inkuge yawe ni iJambo, ukiranuka, ukaba umunyakuri, ugakunda ukuri, ukavugisha ukuri, naho ubundi ntabwo uzabona Imana. Va mu buyobe, ushaka ukuri, wibaza ibibazo byose bishoboka bagiye bakubeshya, niko uzava mu kinyoma ukaza mu kuri. Imana rero ikunda ukuri kandi ikorera ku kuri, kugira ngo ugere aho iri, uyishakishe, ikwiyereke, nawe nuko uba uri kuri frequency imwe n'Imana y'ukuri. Nta handi hantu ibonekera mu kuri. Niba utari umunyakuri rero, uvuga ibinyoma, ukora ibyo ushatse byose, unawe kureba, uzi kubeshya, ukagambana, ukagira ishyari, ibyo byose bitagendanye n'ukuri, nta hantu uzahurira n'Imana. N'ibyo wabona by'isi, n'ibyo wagira ibyo byose ni iby'isi nyine, kuko ya frequency y'Imana y'ukuri ntushobora kwigeraho, kuko wibereye muri frequency z'iby'isi nyine. Isi nayo ifite ibitanga, kuko burya satani nawe frequency akoreraho yo guha iby'isi abantu cyangwa kubeshya abantu, kubashuka, nawe afite amayeri akoresha yo kubeshya no kuyobya abantu. Nkuko Imana igendera mu rumuri n'umwuka by'ukuri, abanyakuri akaba ariho bahurira n'Imana. Nta handi hantu rero ushobora guhurira n'Imana atari mu kuri. Niba ibyo ukora byose nta kuri kurimo, ntushobora guhura n'Imana, kuko udakoresha ukuri, nta kuri kuri muri weho. Niyo mpamvu abantu bibagirwa ko isi yahawe satani ari uyoboye, ariko Imana ishaka abantu b'abanyakuri kugira nyine ngo ibiyereke. Niyo mpamvu byanze bikunze umuntu ufite umwuka w'Imana, kwereka ko Imana, kugendana n'Imana, nkuko ba Enoki bagendanye n'Imana, ba Elayica bagendanye n'Imana. Umuntu ufite Imana muri ugendana n'Imana nyayo agendera mu kuri, kuko Imana ibonekera mu kuri. Imana ntishobora kubwira ikintu kitari mu nyungu zawe, kitagufitiye akamaro uri mu kuri. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu kuri nibwo Imana ikwereka ibintu bigufitiye umumaro, kuko bitagufitiye umumaro ntabwo ibikwereka. Niyo mpamvu rero abantu benshi bibeshya ko bari mu gakiza cyangwa bagezeyo, ariko narababwiye nti mu minsi yashize Imana yamutse ikavuga iti ndashaka abantu 10 bakijijwe ku isi yose, 20, 30, ikamanura ikageza ku 10. Byagorana, sinzi ko abantu bajya bitekereza ibyo bintu. Byabayeho mu bihe bya kera, kandi Imana itubwira ko uko ibihe byari bimeze kera niko no mu bihe by'imperuka bizamera. Ni ukuvuga rero uko byagoranye igihe cy'aba Abrahamu n'igihe cya Nowa, n'ubu byagorana. Gerageza ukiranuka uko ushoboye. Ukuri niryo banga ryo gukiranuka. Keretse wenda hari ubaye usingiza wambaza Imana idafite inyungu zawe nziza ngo ikwereke umucyo, iyo Mana waba usingiza nta yindi yaba ari satani. Kubera ko burya na satani nawe azi abe, aravuga ati uyu ndamuzi, ndamufite, bigenze gutya na gutya, kuko ntago ari mu kuri, ntari mu mwuka. Kuko burya
ibyo dutekereza, ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibyo twifuriza abandi bibi nibyo bikugira uwo uri we. Nubwo wenda bavuga uti nta muntu mbona, ntibigaragara, ariko mu mwuka utari mu kuri byanze bikunze igihe runaka ibyo bintu biragaragara, kuko Imana iratubwira iti murabikora mukagira ngo simbabona, mukagira ngo mpanye namwe ngana namwe, ariko utari mu kuri byanze bikunze niho satani azagufatira akakugira uwe. Shaka ukuri rero, ushaka Imana, kuko Imana ibonekera ni mu kuri, nta handi. Ubaye umunyakuri Imana nayo izakwereka, uce bugufi umanike amaboko uvuga iti Imana ni weho yobora, wewe wenyine nizeye niringiye, kuko ari weho uzasesera ubugingo bwanjye n'ibirya bya nyuma. Nuko rero cisha make ukemera Imana ikakuyobora, aho kugira ngo ubatwe n'ibyaha, yaba iby'uburyarya, yaba iby'ubugome, ubugambanyi n'ibindi byaha byose. Imana yanga umwuka, kuko ibihe biraje, buri wese azagaragara. Uri ku ruhande rwa satani azagaragara, n'uri ku ruhande rw'Imana azagaragara. Ntawe uzongera gushidikanya, bibaho ukundi. Ukuri rero, ushaka ukuri, ukunda ukuri, usangize abandi ukuri, kuko nkuko mbivuga iteka ryose, niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Urakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.